umuntu w'Imana akeneye gukura kugira insinzi mu buzima bwe no kuba umuntu Imana ishaka ko aba we. Muratumiwe mu kiganiro Nkoraho Mwami, kinyigisho mpinduramutima z'ijambo ry'Imana tugezweho na Dr. Charles Stanley. Yesu yavuze ko umukristo agomba kuba umunyu n'umucyo muri iyi si yacu, nk'uko tubisanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 5:13 kugeza ku 14. Muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Nta cyubu kimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Muri umucyo w'isi, umudugudu wubatse ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Nk'uko umunyu uryoshya ibiryo, natwe nk'abakristo dukwiriye gutuma habaho imigenderanire myiza kubw'ubutumwa bwiza. Nk'umucyo w'isi, dukwiriye gukuraho umwijima uva ku kutamenya mu bantu, tubabwira inkuru nziza ya Yesu Kristo. Dukwiriye guhindura abo duhuye nabo bose tubaganisha ku Mana. Uyu munsi Dr. Charles Stanley aragusaba kwisuzuma wowe ubwawe. Mbega ukwije ibiranga umuntu w'Imana? Ubutumwa bw'uyu munsi bugenewe abantu baza kubwumva, kandi ingingo z'ingenzi zikubiye muri ubu butumwa zikoreshwa kuri buri wizera wese. Umva uko Dr. Charles Stanley avuga. Mu bisanzwe ikintu cy'ingenzi mu bikenewe muri iki gihe ni abantu b'Imana, abantu bayoborwa n'Imana mu ngo zabo, bayoborwa n'Imana mu mirimo yabo, mu nshuti zabo, mu bihe byabo by'umunezero, mu buzima, n'abantu bahagarariye abandi mu butegetsi bw'igihugu bameze nk'uko Imana ishaka. Mu gitabo cya Ezekiyeli ibice 22:30 havuga ngo, kandi nashatse umuntu muri bo wasa n'inkike ngo ahagarare imbere yanjye mu cyuho ahagarariye igihugu kugira ngo ntakirimbura, ariko ntawe nabonye. Muri iyi minsi mu bihugu byacu muzi ko icyaha ari ikintu cyahawe intebe n'imiryango irimo isenyuka. Igihe hari ibintu byinshi byiza bigenda bishira buhoro buhoro bituma imfatiro nyazo zisenyuka. Ikintu gikomeye kandi cy'ingenzi gikenewe ni ukubona abantu Imana yishimira, babaho mu gukiranuka mu ngo zabo, mu kazi kabo bakora, mu nshuti zabo. Ni ukuvuga abantu barangwa no gukiranuka mu buzima bwabo bwose. Uravuga uti none umuntu w'Imana ameze ati? Ndashaka ko ureba muri Zaburi igice cya mbere ibiranga umuntu w'Imana. Havuga ngo, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ngahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Ngo wazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Iyi 30 ya mbere itwereka ibiranga umuntu w'Imana. Ku murongo wa 4 atangira avuga ibinyuranye n'ibyo yavuze, ngo ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa. Nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ariko inzira y'ababi izarimbuka. Reka ntangirire ku rufatiro rw'ubuzima bwo gukiranuka. Rutangira igihe cyose umuntu yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we. Urwo ni rwo rugero rwo hasi ugukiranuka kose gushingiyeho, ko umuntu yakira Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi we. Hejuru y'urwo rufatiro rwo kuba uwizera, ubuzima bushingiye ku gukiranuka buba bukomeye. Muri iki gice hari ibiranga umuntu w'Imana. Ngiye kuguha ibintu 5 biranga umuntu w'Imana. Reka dutangirire ku murongo wa mbere. Ku murongo wa mbere ho haranditswe ngo, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Mu 30 ya Zaburi ya mbere yaravuze ngo umuntu w'Imana ntakwiriye gukora ibi, ntakwiriye gukurikiza imigambi y'ababi. Ariko ndashaka kuvuga ngo umuntu w'Imana ategeka ubuzima bwe gukurikiza inama z'Imana. Haleluya. No kuvuga ko umuntu w'Imana adashaka iby'Imana itekereza gusa, ahubwo n'igihe ashaka inama ntajya mu bantu b'isi gusaba inama. None ajya hehe? Ajya mu bantu yabonye ko barangwa no gukiranuka kandi ko bagendana n'Imana ndetse bafite umwuka nk'uwa Kristo. Buri muntu
w'Imana wese ashaka kuba umunyabwenge. Umuntu w'Imana ni umunyabwenge kuko, kandi umunyabwenge akwiriye kuba umuntu ukiranuka kandi akitonda mu gushaka umugira inama. Tekereza kuri ibyo mu buzima bwawe. Ninde muntu wa nyuma uje usaba inama? Mbese ni uwo muntu w'Imana? Mbese hari imico n'imigenzo myiza ubona mu buzima bwe wifuza nawe kugira mu buzima bwawe? Kuri twe gusanga undi muntu tukamusaba kutugira inama kandi tubona ko afite imigambi, ibikorwa, imico n'imyifatire mu buzima bwe twumva tudashaka mu buzima bwacu, ni ukubura ubwenge rwose. Umuntu w'Imana ategeka ubuzima bwe gukurikiza inama z'Imana. Aho niho akura inama ze. Reka turebe ikintu cya kabiri kiranga umuntu w'Imana muri uyu murongo wa mbere. Ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Ni ikintu gitesha agaciro. Ntabwo umuntu w'Imana akwiriye kwifatanya n'abanyabyaha. Icyo nshaka ko wandika ni uko umuntu w'Imana agira imigendanire n'abantu basangiye nawe ukwizera, aho kugirana imigendanire n'abantu bayobye ntaho bamugeza. Reka nsobanure umuntu wayobye uwo ari we. Umuntu wayobye ni umuntu utarigeze na rimwe yakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we mu buzima bwe. Ubu nshaka gusobanura ibi ngibi. Ibyo ntibivuga ko adashobora kugira inshuti mu bantu batari bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, kandi ntibivuga ko adashobora gusangira n'abandi ukwizera kwe. Ahubwo ndavuga ku bijyanye no gushaka imigendanire, ni ukuvuga imibanire myiza n'abantu bahuje ukwizera. Aha hari icyo nshaka ko ubona. Umuntu w'Imana azi ko ubuzima bwe n'imigendere ye bizagira ingaruka ku wundi muntu, ariko umuntu w'Imana kandi ni umuntu ufite ubwenge buhagije bwo kumenya ko n'umunyabyaha afite ubushobozi bwo guhindura ubuzima bw'abantu bamukikije. Ku bw'ibyo, gutekereza ko wowe nanjye dushobora kuba inshuti magara kandi tukagira imigendanire myiza n'umuntu utari umukristo kandi tukemera ko aduhindura, ibyo ntibizatubabaza kuko twagombye kongera kubitekerezaho neza mbere y'uko tubikora. Abantu b'Imana ntibashakira imigendanire myiza ku mwanya cyangwa ubukire umuntu afite, ahubwo bashaka imigendanire ku ngeso nziza uwo muntu aba afite bimugaragaraho. Ikintu cya gatatu kiranga umuntu w'Imana nshaka ko muzirikana mu murongo wa mbere, haravuga ngo ntiyicarane n'abakobanyi. Abakobanyi ni abantu bahindura ijambo ry'Imana ubusa. Icyo Imana ivuga ni uko umuntu w'Imana aba afite umwete wo kubana n'abantu biyemeje kurwanira ukuri. Ku murongo wa kabiri haravuga ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira. Ni ukuvuga ko umuntu w'Imana yishimira amategeko y'Uwiteka, ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, ngo kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Umva ibi ngibi inshuti yanjye. Umuntu w'Imana agira umunezero mwinshi, umurava no gufasha no ku bijyanye no gutekereza ku ijambo ry'Imana kuruta gusomya ibindi bintu byose bitajyanye n'ijambo ry'Imana cyangwa kwicara imbere ya televiziyo buri munsi cyangwa buri joro. Ahubwo umuntu w'Imana ibyo yishimira ni amategeko y'Uwiteka. None ibyo bisobanura ko agomba kwicara kandi agasoma Bibiliya buri saha ari mu nzu ye? Oya. None se bivuga ko adashobora na rimwe kureba televiziyo? Hoya, munyumve neza. Ibyo ni ibintu bivuga muri make ko yishimira cyane ibintu bimuhindura, bimuha imbaraga, bimukangura kandi bikamufasha mu buzima bwe, kandi ibyo ni ijambo ry'Imana. Umuntu w'Imana ashaka kumenya uko ashyira mu bikorwa ijambo ry'Imana mu mutima we, ashaka no kumenya ukuntu yasangira n'abana be ijambo ry'Imana mu muryango. Umuntu w'Imana afungura Bibiliya akavuga ati mwana, nshaka kukwigisha ukuri ukiri muto mu buzima, ukuntu uzagira insinzi mu by'Imana, mu byizaguhamagarira gukora byose. Nshaka ko uzabona insinzi muri ibyo kandi ngiye kuguha ibyo uzagenderaho ubu nyine. Mbese ushaka kumenya ibyo uzagenderaho kugira ngo ubone insinzi mwana? Igisubizo kiri hano mu ijambo ry'Imana. Nta musore muzima ushobora kuvuga ngo oya, sinshaka kumenya uburyo nshobora gutsinda. Vuga gusa uti mwana, ushaka kumenya ukuntu wagira insinzi mu byo waba urimo gukora byose, naho waba uri hose, naho waba uri mu ishuri no mu byo wakora byose mu buzima bwawe? Yego, ndabishaka mwana, ibi nibyo uzagenderaho. Zaburi
igice cya mbere umurongo wa 2 iravuga ngo ishimira amategeko y'Uwiteka kandi aba ariyo wibwira ku manywa na nijoro, igihe uzayatekerezaho uzabishobora. icyo bigusaba ni igihe gito n'umwanya wihariye, nta gutekereza ku bindi bintu. ikintu cya 4 kiranga umuntu w'Imana tugisanga ku murongo wa 3. uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. none ibyo bivuga iki? ibyo bivuga ko umuntu w'Imana azabona insinzi mu bihe bikomeye by'ubuzima. zirikana icyo avuga ahangaha ngo azahwana n'igiti cyatewe. urabona imizi y'umuntu w'Imana cyangwa urufatiro rw'umuntu w'Imana ntabwo ari utuzi dutoya ubona hejuru y'iyindi y'ubutaka, ahubwo afite imizi minini ishinze munsi cyane mu butaka igera kure. uzi ukuntu imizi yacu iri kure, ikurikira inzira yose ya Kristo, kubera ko umuntu w'Imana ashinze imizi muri Kristo. ibi nibyo Imana ivuga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 2 umurongo wa 6 kugeza ku wa 7. haravuga ngo nuko rero nk'uko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, aba ariko mugendera muri we, mushoreye imizi muri we, kandi mwubatswe muri we, mukomejwe no kwizera, nk'uko mwigishijwe, mufite ishimwe ryinshi risesekaye. Bibiliya irabivuga neza, ivuga ko umuntu w'Imana asa n'igiti cyatewe hafi y'umugezi kigakomeza gushorera imizi mu mugezi, nk'uko tubisanga muri Yeremiya 17 umurongo wa 7 kugeza ku wa 8, ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, ngo Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi gishorera imizi mu mugezi. ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto. ntikizita ku mwaka wacanyemwo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. urabona ko amazi ntabwo ari ayo kugaburira no kuzana itoto ku giti gusa, ahubwo afite n'akamaro ko kweza. kandi aravuga ati umuntu w'Imana ni umuntu ushinze imizi muri Kristo. mbese ibyo bivuga ko umuntu w'Imana atigera akora icyaha? hoya, ahubwo ibyo bivuga ko agomba kubaho yiringira Imana. mbese ibyo bivuga ko atigera na rimwe asitara ngo agwe? hoya, ahubwo bivuga ko naho yagwa arabyuka, arabyihanganira, hanyuma agakomeza urugendo. ubuhamya bw'umuntu w'Imana buba buhamye. icyo nshaka ko ubona hano ni uko ibiranga umuntu w'Imana byose bijyanye kandi ari cyo kimwe. umva uko Imana ivuga ku murongo wa 3 ngo ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. haleluya! umuntu w'Imana icyo akora cyose kimubera cyiza. kubera iki? ni ukubera ko akurikiza ingingo z'ingenzi z'Imana. ni ibintu byoroshye gusa, ntibiruhije. igihe ukurikije ingingo z'ingenzi z'Imana, icyo uhabwa ni imigisha y'Imana. igihe twumviye Imana tuba tuyihesheje icyubahiro. Imana iduhesha icyubahiro natwe mu kuduha insinzi cyangwa kugira amahirwe mu byo dukora byose. muri Yosuwa igice cya 1 umurongo wa 6 ukageza ku wa 9, Imana iravuga iti komera ushikame, kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahiye ko nzaha basekuruza babo. icyakora ukomere ushikame cyane, kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse, ntuzayateshukeho uciye iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko kurikiza ibyanditswemo byose. niho uzahirwa mu nzira zawe, ukabashishwa byose. mbese si njye ubigutegetse? nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. amen. haleluya! icyo Imana yabwiraga Yosuwa nuko ngo Yosuwa, tekereza ku ijambo ryanjye ku manywa na nijoro, kandi ukora icyo nakubwiye, kandi icyo uzakora cyose uzagira amahirwe, kandi nzakubashisha byose. iyi niyo mpamvu ituma bahirwa. Imana igenzura ibyo bakora, ikabereka uko babikora, kandi ikabarinda. iyo niyo mpamvu ituma bahirwa. reka nguhe indi mpamvu ituma abantu b'Imana bahirwa. reka dusubire inyuma tuzirikane ibiri muri Zaburi ya 1 umurongo wa 1 ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. ibyo bivuga ukuntu anezerewe n'ukuntu yishimye. hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane ndetse n'abakobanyi.
ni ukuvuga ko ikintu cya gatanu kiranga umuntu w'Imana nshaka kukubwira ni uko umuntu w'Imana ari umuntu unezerwa. None buvuga iki kunezerwa? Umuntu w'Imana ntiyiheba, ntagira agahinda, ntahagarika umutima, kandi yize ko urufunguzo ari uru gushorera imizi ye muri Kristo Yesu, kandi agakura ibyo kurya muri we no mu mwuka wera w'Imana umuyobora kandi ugenzura ubuzima bwe, kandi ntiyize kugira ubwoba, guhagarika umutima no kurambirwa n'ibihe acamo mu buzima. Intumwa Pawulo mu rwandiko yandikiye Abafilipi ibice 4 umurongo wa 13 yaravuze ati nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Umuntu w'Imana yigishijwe ko ahamagara umwami Yesu Kristo mu bihe bye byose by'ubuzima bwe bikomeye. Igihe ahamagaye Imana mu buzima bwe, kandi nawe uramutse ubigerageje ugasobanukirwa ko Imana ishobora byose kandi ko ishobora kukurinda, none kubera iki wagira ubwoba ku bintu Imana ishinzwe gukora? Umuntu w'Imana ni umuntu unezerwa uko byaba bimeze kose. None ibyo bisobanura ko ngomba kwemerera ikintu icyo ari cyo cyose kikanzaho? Hoya. Bisobanura se ko ngomba guhindura ikintu icyo ari cyo cyose ndakunda? Hoya. Bisobanura ko ngomba kubaho mfite ikintu ndakunda? Hoya. Niba Yesu Kristo ari umukiza wanjye, umwami wanjye n'ubuzima bwanjye, ampaza mu byo nkeneye byose, kandi nkaba nuzuye muri we, kubw'ibyo Imana izampa kubaho mu buzima mfite ibintu binkomereye. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 2 umurongo w'9 n'uw'10 haravuga ngo nyamara muri we niho hari kuzura k'ubumana kose mu buryo bw'umubiri, kandi bwuzuriye muri we, ari we mutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Amena. Ntabwo ari byo gusa, dufite n'uburenganzira bwo kubyemeza, kandi umuntu w'Imana yashobora kuvuga ibi: ndashaka kugushima mwami Yesu kuko umpa ibyo nkeneye byose, kubera ko ubuntu bwawe bumpagije. Urabona ko umuntu w'Imana ni umuntu unezerwa igihe cyose. Pawulo wabivuga neza igihe yari mu bibazo bikomeye mu buzima bwe. Yaravuze ati mu rwandiko rwa 2 yandikiye Abakorinto ibice 12 umurongo w'9 ati ariko arampakanira ati ubuntu bwanjye buraguhagije, kuko aho intege nke ziri ariho imbaraga zanjye zuzura. Yesu ashimwe. Ndashaka ko utekereza ku kintu cy'ingenzi umwanya muto. None bisaba iki ngo ube umuntu w'Imana? Twatangiye kuvuga ko intambwe ya mbere yo kuba umuntu w'Imana ari ukwakira umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we mu buzima bw'umuntu, kandi ukamwizera. Ni ukuvuga kwemera urupfu yapfiriye ku musaraba kugira ngo yishyure umwenda w'ibyaha byawe byose, kandi kubw'ibyo uba umwana w'Imana wababariwe ibyaha. None ni ibiki bisigaye? Uzi ibibuza abantu benshi guhinduka abantu b'Imana? Reka mvuge ko hari umuntu wakijijwe kandi akaba adashidikanya mu mutima we ko yakijijwe koko, ariko ku bijyanye no kuba umuntu w'Imana akaba afite ikibazo. Uzi ikibazo gikomeye uwo muntu afite? Niba ushaka kuba umuntu w'Imana, ikintu cya mbere ugomba kwiga gukora ni ugupfukama ku mavi yawe ukabwira Imana uti mwami, nakoze urutonde rw'ibintu byinshi, none nshaka kugusaba kumbabarira. Ndagushimiye kubw'imbabazi zawe, kandi nshiye bugufi imbere yawe. Ndizera ko ugiye kunyobora mu buzima bwanjye. Ntuzigera uba umuntu w'Imana utaraca bugufi imbere y'Imana igihe hari icyo ikubwiye, kandi ikaguha uburenganzira bwo gukora uko yakubwiye, kandi ukemera kubyihanganira. Hari abantu batangaje nahuye nabo mu buzima bwanjye badashobora gupfukama na rimwe mu buzima bwabo. Bavuga ngo ntidukwiriye gupfukama, ntidukwiriye kubikora. Ariko urabizi, umuntu w'Imana azirikana ukwera kw'Imana. Ni nayo mpamvu nta kibazo gihari ko apfukama ayiramya. Iri hejuru y'amajuru ni nyacyubahiro. Uzi impamvu ituma umuntu adapfukama? Ni ukubera ubwibone mu mutima. Mu Migani ibice 16 umurongo wa 18 Imana iravuga ngo kwibona kubanziriza kurimbuka, kandi umutima wirarira ubanziriza kugwa. Waba ushaka cyangwa se ufite inzara n'inyota byo kuba umuntu w'Imana, ushaka guca bugufi se imbere y'umwami Imana no kumureka agatura mu mutima wawe, akagushoboza gukora ibyo byose ashaka gukora. Hari intambwe ya kabiri ijyanye n'ibyo. Niba umuntu ashaka kuba umuntu w'Imana kandi agatuma abantu ashaka guhindura bahinduka, yagombye kujya ku mavi inshuro 2. Icyo gihe yagombye kubwira umugore we ati nshuti yanjye, nagize urutonde rw'ibintu byinshi nzakora, nshaka kugusaba ko umbabarira. Nkwijeje n'umutima wanjye wose ko Imana ninshobora
ninshoboza nzaba umuntu w'Imana ushaka komba kandi nkaba uw'Imana ishaka komba kandi nzi ko wasenze ku bw'ibyo. Reka nkubaze ikibazo, mbese umuryango wawe wumva ukeneye gukizwa? Urabona, umuntu w'Imana ntabwo ari umunyabwibone. Umuntu w'Imana ashaka gukora ikintu icyo ari cyo cyose Imana ishaka ko akora, kandi abona ko gikenewe mu guhindura umugore we n'abana be uko Imana ibishaka. Uravuga uti ntabwo nubatse, ndi umusore cyangwa ndi umukobwa. Ushobora kubikora imbere y'ababyeyi bawe cyangwa undi muntu wigeze kubeshya. Uburyo ubwo ari bwo bwose wahitamo gukoresha, ariko nshaka kukubwira ibi: umuntu w'Imana akwiriye kwicisha bugufi we ubwe, kandi igihe abikoze Imana imuhesha icyubahiro. Haleluya. Agakiza kanjye saka igiciro gito, ahubwo n'ak'igiciro cyinshi. N'agakiza kawe saka igiciro gito, nta nubwo kamere y'Imana muri twe ari igiciro gito. Byaguzwe ubuzima bwa Gikristo, kandi wibuke ibiko Kristo yabambwe kandi yambitswe ubusa, arakubitwa kugeza ku rupfu rubi ndetse rwo ku musaraba, hanyuma ibiganza bye bigatoborwa n'imisumari kandi agapfa. Ku bw'ibyo ubona ko gupfukama imbere ye cyangwa undi muntu ntibifite icyo bivuze uramutse ubigereranyije n'ibyo. Icyo mbasaba mwese, nubere umugore wawe, umugabo wawe uw'Imana ishaka kuba. Mubere abana banyu ababyeyi bamenye Imana. Mubere itorero abayobozi bayoborwa n'Imana. Mubere abaturage banyu abayobozi bemeye Imana. Kandi uzaba muri abo bagabo Imana ibwira iti, hano hari umuntu umwe urimo kubaka inkuta, uziba icyuho kandi uhindura abantu bo mu rugo rwe, mu itorero rye, mu bucuruzi bwe no mu gihugu cye. Imana ishimwe. Niba ushaka guhindura abantu bo mu muryango wawe, mu bucuruzi bwawe cyangwa mu kazi ukora, niribyo Dr. Charles Stanley akubwira kugira ngo ugire kamere y'Imana. Ibuka ko kamere nyayo y'Imana itangirira mu guca bugufi. Igihe ufashe icyemezo cyo kwicisha bugufi imbere y'ubushake bw'Imana, Imana izakugira igikoresho cyo kuzana abandi bantu kuri Yesu Kristo. Zaburi ya mbere umurongo wa mbere kugeza ku 6 iraduha urugero rwiza rw'umuntu w'Imana. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, cyazakora cyose kizamubera cyiza. Ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ariko inzira y'ababi izarimbuka. Dukora ku mitima yabo mu isi bose, dufite ubutwari buva ku Mana n'imbabazi ku bantu. Inyigisho za Dr. Charles Stanley mukaba muzigezwaho mu kiganiro Nkoraho Mwami. Nshuti mwene data wumva iki kiganiro Nkoraho Mwami, turizera ko ukomeza kwakira inyigisho z'ingirakamaro muri kino kiganiro. Ukaba rero ukigezwaho na Radio Umucyo, ni ku munsi wa kabiri isaha ya 9 z'umugoroba. Niba rero wifuza kugikurikirana, kugira icyo wabaza cyangwa se kuduha ubuhamya bw'ibyagufashije, wabariza kuri Radio Umucyo ikorera hano i Kigali mu karere ka Nyarugenge, mu nyubako ya City Plaza etage ya 6 ku muhanda wa Commercial Street inimero 70. Ushobora kandi guhamagara kuri telefone yo mu biro inimero 34 Mushobora kandi no kohereza ubutumwa bugufi kuri iyi telefone igendanwa 078 30 86 49
kabiri, ushobora kandi no kohereza ubutumwa kuri iyi email umucyo@yahoo.fr. muhawe ikaze mwese.